mwiriweho neza nshuti zanjye dusangiye ururimi ni muhebuze basuhuza kandi baje kubashimira abantu bakurikirana content zanjye, abantu bareba ibiganiro byanjye, nizere ko bibagirira akamaro kandi ndahari niba hari ufite ikibazo mujye munyandikira ubundi abantu bankurikira kuri TikTok nababwiye yuko bashobora kunyandikira kuri Facebook ku izina ryanjye rya Muhebuza, noneho tukaba twaganira. Uyu munsi rero mbazaniye content igira iti mureke mbabwire ukuntu kera nanjye nari babantu bita ngo homophobe, babantu banga nyine aba homosexuel, babantu barwanya icyo kintu cya homosexualité, nagera aho ngaho nkazabireka. Shaka kubabwira rero ukuntu nagiye ku rugendo umunsi umwe, nagomba kugenda urugendo rurerure njya ahantu hitwa Berlin, kuko mba mu gihugu cy'Ubudage. Kuva aho mba ugera aho ngaho za Berlin rero hari harimo amasaha 9. Ubwo rero ndimo nduhuka nicara ahantu mu gakafe, nyine hari harimo umwana. Uwo mwana ariko ukabona ko ari babana nyine b'abahungu, ariko ubona mbese urundi ruhande ari umukobwa kwa. Ubwo rero uwo mwana yari ari marira, uwo mwana yari afite agahinda kenshi cyane biteye ubwoba. Ikintu nashaka kubabwira nuko hano mu Budage, hano muri iki gihugu cy'Ubudage igihugu cy'Ubudage nyimaze mu myaka irenga 20, nararebye nitegereza Abadage, ndeba ibyo bintu nabo, ibyo bintu bya homosexualité, ibyo bintu by'ubutinganyi, ni ibintu nabo ntabwo nyine ubungu bakibivuga cyane, usibye ko baranabivuga, ni ibintu nabo ntabwo babyemera, ni ibintu nabo batemera. Umuntu cyane cyane bari abagabo bihindura abagore, usanga aha baba bafite ibibazo byinshi, ukuntu byonyine baba babareba. Ndabizi nabyitegereje ukuntu baba babareba, nta nubwo ntekereza yuko ushobora kujya nko kwaka akazi ku muntu utari we ngo ako kazi aba yakaguha. Agomba kuba aricyo kibazo uwo mwana yari afite. Uwo mwana arebye ukuntu arira muri cafe, afite laptop, ubona nyine ibintu byamuyobeye, ubona ko ari umwana ufite ibibazo. Numva agahinda karanyishe, numva agahinda karanyiguye, numva mbese nkumva nyine namufata gutya. Nabonaga ngana n'abana banjye, nkumva namufata nkamubaza ati se mwana ufite ikihe kibazo, ese ufite iki? Ako ndareba gusa nanjye nari naniwe cyane, mbese numva hano nta no gupfa kwa borda abantu, ntago ari nk'iwacu ushobora kubona umuntu ukavuga uti se ko mbona unaniwe, ko mbona ufite ikibazo, ufite iki? Ntago hano wapfa kubikora. Numvishije agahinda kanyishe, ndavuga nibaze nk'uyu mwana ari nk'uwanjye. Byatumye nibaza ibintu byinshi cyane, bituma nanataha. Numva agahinda kanyishe, mbibwira n'abana banjye, bari babizi rero kubundi navugaga nibyo bintu vraiment nibajye bajya kure, Imana izafashe ntibizanzire no muri famille. Ariko Imana yandungurukije, ni nka Imana yandungurukije nyine muri ako kantu. Ni nkaho Imana yandungurukije pe mu mutima w'uwo mwana. Ndavuga nti Imana yanjye, umwana nk'ubu ari uwanjye, akaba arira gutya ibintu byamuyobeye, abantu bose yenda bamuroje, se nta muntu wamuhaye akazi. Numva ndababaye. Nibyo byatumye rero ntangira gutekereza, ndibaza ese ubundi ibi bintu ko twakuze rwose n'abantu bakora ibintu by'ubutinganyi bajye batwumva. Ubu ngubu kubera ko bagiye hanze, kera ntitwabamenyaga. Ariko kera warakuraga ukiga primaire utarabona umuntu yenda ngo wumve baravuze ati ni umutinganyi, ukiga secondaire ukayirangiza. Njye nanabibwira abana banjye, narize secondaire narabona abantu mu rungano hari umwitabi, narabona mu rungano hari uwo bavuga ngo hari abantu twitaga abakobwa ariko bikarangiriraho, akazanakura akanashaka. Narabona umuntu yenda bavuga ngo ni umutinganyi, narabona umuntu bavuga ngo transsexuel. Ni ibyo bintu byose twamenye ari uko dukuze, tubaye abantu bakuru. Niyo mpamvu bituza imbere, nta amatelefoni twagiraga, nta computer twagiraga, ntaki. Warebaga ibikuri imbere, urumva, warebaga ibikuri imbere akaba ari ibyo umenya, akaba ari ibyo nawe uzagenda ubwira abandi. Ntago kera hari aho tutagezaga nyine. Mwebwaho mugeze ubu ibyo muzi, ibyo mubona ntabyo twe twabonaga. Niyo mpamvu rero ibintu bidutangaza, niyo mpamvu tubanza tukabirwanya. Wagera ukwibuka igihe urimo, ukibuka kuri muri 2026 umuntu ukawufunga.
kera twarebaga hafi wabona umwana witwara nabi uti bakireze nabi utazi ko nawe uzabyara ugeze mu gihe cy'intuza cy'ikoranabuhanga ugasanga n'abantu byaye nyine barakunaniye cyangwa babaye gutyo nyine. Nanabwira abantu b'ababyeyi vraiment ni hakagira umubyeyi usekundi muzumve ububwiriza bwa Gitwaza aherutse gukora muri iyi minsi rwose ati ntihakagira umubyeyi usekundi twese twarareze twese ntako tutagize ntihakagira umubyeyi usekundi gusa ikintu umubyeyi yafasha undi ni ugusenga nicyo nshaka kubabwira muri aka ka message ndimo kubaha ukuntu icyo gihe ngiye byambabaje ku mutima atari umwana wanjye ariko nyine nta handi mo gutekereza nturiya mwana ngana n'abanjye yashoboraga no kuba ari umwana wanjye. Niyo mpamvu babwira mwabyeyi mwe ni umwana nagenda akagaruka akakubwira yuko yenda ari umutinganyi we ari nk'umusore akakubwira ko we yumva yikundira abagabo aribo bamwatira, mwakire wakire niyo nshuti ye uzafate n'umwanya wicara umuganirize kuko abana bacu siko bashobora no kuba batinganya atari bo bituruka yenda ku bantu wigize gucumbikira kubera ko famille africaine turabizi ko ushobora kuba ufite urugo warabyaye abana babiri ariko hari abandi bana bo mu mafamiye benshi urugo rwuzuye. Ntabwo rero burya umenya ibintu byose bikorerwamo bituma udutoya turi muri izo famille abantu batanatwitaho numenye ibyo badukoresha ntumenye iki. Reba nka cya kigabo giherutse gufatwa cyangiza abana bajyayo kubera ko bagurira amabombo kubera ko agira ate areba utuntu abaha turyoshye akabangiza. Biriya bintu ni ibintu biba no mu mafamiye ndashaka gukora iyindi content nanone ivuga ku bintu biba mu mafamiye ugasanga abana nyine bamwe baho hasi nta muntu bitayeho ugasanga abo hejuru abantu bakuru bahuriye mu mafamiye. Nko mu Rwanda byarabaye cyane kubera nyuma y'iriya jenoside nyine abana benshi bashyirwa mu mafamiye bashyizwe mu mafamiye ariko nyine nambere abanyarwanda ariko bari basanzwe bagira abantu benshi cyane mu mafamiye ntumenye ibintu biberamo ntumenye neza ibintu biberamo. Hari igihe ibyo bintu by'ubutinganyi hari igihe imico myinshi ituruka bene aho ngaho umwana mutarigize mubimenya cyangwa se uwo mwana akaba yaravutse ari karemye. Hari abantu rwose bavuka baremye ari nk'umugabo ugasanga afite mu nda afite ibibuno ugasanga afite amabere yakwemye imyenda afite amabere ugasanga nyine nubwo bose bafite imyanya y'abagabo imyanya y'ibanga ye ari iy'abagabo ariko ugasanga ibindi bintu byose n'iby'abagore ugasanga mu bagabo abona ko nta jambo afite ukabona nta nubwo yatinyuka no kwikuramo mu bandi bagabo nyine bazima ukabona nyine ntiyabye ukabona nta nubwo yatinyuka no kwikuramo yenda imbere y'umugore noneho agahinduka bene abo ngabo nyine agashaka iyindi nshuti y'umugabo ari nk'umugore we ameze nk'ari umugore we. Byose bibaho yisihisha ibintu byinshi cyane. Turi abamama twarabyaye turi ababyeyi twarabyaye abamama n'abapapa ariko tubyara abantu bakura bagahitamo inzira bafata yo atari nature atari nyine ibintu byo hanze n'iki bitumye uwo muntu afata iyo nzira. Hari ibintu byinshi cyane bituma umuntu ashobora gukurikira iyo nzira. Uwo muntu rero niba ari umwana wawe icara hamwe umwumve wigenda ngo wihishe wange kujya mu bandi babyeyi wigenda ngo ushake kwiyahura uvuga uti byagendekeye gute. Umwana nafata inzira aje kukureba yenda niyo yabaje kugupresenter inshuti ye umwirukana umuhinde uvuga uti wingerera ahangaha wimera gutyo nta kintu bimaze. n'Imana turagenda ikatwakira. Bibiliya yatubwiye inkuru y'umwana w'ikirara wagiye akarorongotana akazongera akagaruka bakabaga ikimasa bagashaka abantu bagacuranga bakajya gute. Mureke abana bacu duhore tubakira gutyo. Urugero turarufite muri Bibiliya duhore tubakira gutyo natwe niko Imana izatwakira ko niyituzi niyitureba. Imana nizatwakira abandi bantu burya batubona inyuma ariko ntabwo batuzi neza. Mureke abana bacu bahora ari abacu nitwe twabashyize ku isi duhore tubakira nta kundi nyine byagenda. Ndabakunda ubwo rero naho ubutaha mu yindi content.